cyatambutse mu nkuru igikomere twasize ega yarimo aganira na Ethan yararimo musaba umwana bamutwara ndetse bakanamwandikishaho akaba yabo wabo. So Ethan yaje kubyemera nigeze abyemera. Inkuru yacu n'ubundi tuyihere kuri aba ngaba bombi babiri. Yarakomeza kubwira umugabo we akavuga ati Ethan, ndabizi hari ngiye nsigaje igihe gitoya, ariko basi wakora ikintu cyanyacyo. Ndabizi niyo naba nahari uriya mwana uzamwitaho. Ubuzima bwo ku muhanda ni bubi, bayeho ubuzima bubi ndabizi. Iwacu nta kintu n'iki na kimwe twari twishoboje, yewe no kurya byabaga ari iki se, byabaga ari igitangaza iyo twabaga twariye. Ibaze ko twabonaga ibiryo tukabirya ariko tukaba tuzi ko turi bwongere tukamara nka gatatu tutariye. Ari nacyo cyatumye mfata umwanzuro baho ubuzima butari bwiza pe. Iki nkuru ndenderega ntibigeze ubu umwanya ngo nkubwire. Agira atya agafata akaboko k'umugore we akavuga ati basi ngwino dushaka aho twicara tuganire. Baragenda bakicara ahantu hafi aho ngaho n'ubundi mu bitaro. Ethan ahera akabwira umugore we Ella akavuga ati noneho nguteze amatwi, mbwira byose wumva ushaka kumbwira. Atangire kuganiriza Ethan uburyo umuryango we wari ukennye, uburyo batari bishoboje, byose byabaye ku muryango we. Abibwira umugabo we ndetse akanamubwira byose yagiye akora akiri umukobwa, inzira zose yanyuzemo, amabi yose yakoze. Uko abivuga akabivuga arira. Byose Ethan arabyumva ndetse nawe akagira ikiniga. Akimara kumubwira aramubaza ati none se mugabo mwiza, wenda kuko ko uyu mwana ari umuhungu, ibaze nyine abaye ari umukobwa nawe akabaho ubuzima nk'ubwo nabayeho, agakora amabara nk'ayo nakoze kugira ngo abe yabasha gusavayivinga. Turi hano twaramubonye nta kintu tumufashije, ese urumva Imana yazatubabarira? Basi byibura ita kuri uyu mwana, ndabizi azatubera uw'umugisha. Niyo njye naba ntakiriho azaba uw'umugisha kuri wowe. Ethan agira atya agahanagura amarira y'umugore we akavuga ati Ella, mbabarire mugore mwiza, mbabarire ko ntabashije kukumva. Nanjye ntiyari njye, numvaga narakurakariye, numvaga narakwanze, numvaga ntagushaka. Gusa nyine nta kosa ritababarirwa kuko natwe ducumura ku Mana buri munsi, ariko ikarenga ikatubabarira. Ubu umugore wanjye nta hantu nabikwepera, yewe nta naho nabihungira. Twasezeranye kubana tukazatandukanywa n'urupfu, kandi twasezeranye kubana mu bibi no mu byiza. Ubyara utabyara uri umugore wanjye. narakubabaje pe, naragutengushye,
naragutoteje, mbese nyine naraguharasinze kuri point nyine nanjye ubwanjye kano kanya ndi kumva ndi kwigaya. Yego ntabwo wagize neza, ariko nawe byose wanyuzemo wabitewe n'ubuzima. Era abwira umugabo akamubwira ati babe, uzigere ujudginga umuntu utarumva story yiwe. Imbere yawe ndi umunyabyaha, naraguhemukiye, narakubeshye, ariko mbere y'ibyo byose nari mfite story yihishe inyuma y'ibyo byose. Tureba abantu bari ku muhanda nangwa se ukabona umuntu arakora nyine nk'ibyo nakoraga, ukajya ngo ukamujudginga, ariko buriya ugiye kuganira nawe wasanga nyine nawe abikora atari uko abyishimiye, just ari ubuzima. Muri ubu buzima ntabwo twese tubaho turi successful, nta nubwo ariko twese ubuzima bugenda nk'uko tubyifuza. Reka nkubwire, hari igihe nyine ubona nk'umukobwa ukamubona wenda agendana n'umugabo runaka, nangwa se ukamubona akora uwo mwuga, ukajya ari ukamutuka, ukamuvuga nabi, ariko buriya umwegereye wasanga wenda abikora kugira ngo umuryango wubeho, nangwa se akabikora kugira ngo asavayivinge nta bundi buryo ashobora kubaho. Rimwe na rimwe ibintu byose ntabwo umuntu abikora kubera amahitamo, hari ibyo umuntu akora kuko yabuze icyo akora. Ese njye nari mbyishimiye, ariko byose nabikoze ngira ngo umuryango wanjye ubeho, nabura babona icyo kurya n'icyo kunywa, inzu mu rugo yari igiye kuzabagwaho. Nakoze uko nshoboye nabura ngo ndebe ko babona aho barara, basi niba batanariye ariko baba bafite n'aho bari. Abavandimwe banjye bose ninjye barebaga, mama wanjye ninjye yari ahanze amaso. Nibuze umuntu wa mbere uhorana umubabaro ugira agahinda atazigera anakira, mama wanjye. None naramuganirije ndamubwira, ubwire ko ntazigera mbyara. Ibaze ko mama wanjye yishinze amakosa, akavuga ngo ntabwo yabashije kumpa uburere. Mama wanjye ahorana intimba mu mutima, kandi kubera njyewe, ariko nyine n'ubuzima ntacyo gukora twari dufite. Rimwe na rimwe ndamubwira ngo azibabarire abiruhukeho, ariko mama ntabwo aba ashaka kubyumva. Arambwira ngo iyo bitaza kuba ubuzima bubi ntabwo mba narahuye n'ikibazo nk'icyo nahuye nacyo, nangwa se nk'icyo mfite uyu munsi. Uretse ko natinye kubwira mama wanjye ko yaje igihe gitoya kuri iyi si, umenya ahubwo we yagenda mbere yanjye, kandi urumva abavandimwe banjye baba babaye imfubyi noneho neza neza, nta kintu n'iki na kimwe basigaranye. Kandi ariyumvira, abwira umugore we ati babe, ndumva byandenze, ndumva nafite n'icyo mvuga, aka kanya ndi kwiyumva nk'aho ari njye kigwari imbere yawe.
uriya mwana turamufasha, uriya mwana agomba kuza akabana natwe. Ahera akashimira Ethan, turakoze cyane. Bava aho ngaho bakajya kureba umwana. Arabwira umwana akambwira ati none se basi wakemera ukaza ukabana natwe, tuzakwitaho. Ati mbana namwe se mwanyemera? Abandi bose baranyanze, nta n'uwakemera ko ninjira mu nzu ye, none mwebwe ngo njye kubana namwe? Ati yego, tuzakwitaho, tuzatuma ugira ubuzima bwiza, sibyo? Akana kararira, kazunguza umutwe, nako kabyemeye. Isi iragenda ikicuma, umwana arakira bakamukura kwa muganga, bose agasezererwa mu bitaro. Barataha bagishika mu rugo, umwana akireba aho bamuzanye, ati none se mami, ahangaha tuje ni? Aramubwira ati ahangaha ni mubi, ahangaha ni mu rugo nshuti yanjye. Ahangaha ni iwacu? Ati yego. Aha niho mu rugo, aha niho uzajya uba, uzabana natwe, icyo uzajya ukenera cyose uzajya utubwira. Umwana ahera akabwira Ella, akavuga ati none se nzakomeze nkwite mami, nzakomeze nkwite mama? Ati yego rwose ntacyo bitwaye, bitwaye mwana wanjye. Arahindukira akareba Ethan, akavuga ati nawe nzajye mwita dade? Dade cyane rwose muhungu wanjye. Akana karishima, kagira gutya kakiruka, kinjira mu nzu. Akishika mu nzu akaryama ku makaro, agaramye areba hejuru, ubona ko ari guseka. Ati oh, mbonye dadi na mami, mbonye aho kuba heza, nyine kishimye. Ella araza akamusanga, ati ninde se kuryamye hasi? Ati mami, uzi ko aha hantu ari heza se kurushaho naryamaga? Uzi mbaye nirarira ahangaha, najya ndyama noneho ubudakanguka. Ati hoya, ntabwo ahangaha ariho uzajya urara, ese wajya uryama hasi? Ati nyumvira mami pe, ntabwo uguze ahantu tuba turara wowe. Uziko n'imvura iyo yaguye udatekereza ko hari ubukonje uryama se? None ahangaha urabona harasa neza, harasukuye. Ahangaha wanaharira ibiryo da, bagushyiriraho ibiryo ukiriye. Gusa n'ubundi ko ibyo turya ari ibyo muri Kasasiro. Yegera umwana
harya wambwiye ko ariko witwa? Ati no mami, numvaga nyine buriya bizarangirira hariya ndakubeshya izina. Ntabwo ariko nitwa Amaka. Ati none se witwa nde mwana wanjye? Ati njye nitwa Byishimo. Ati uragahora n'ibyishimo mwana wanjye. Ati nase mami uzi impamvu nakubeshye? Hari ukuntu iyo abana bibera ku muhanda hari ukuntu uhora n'umuntu ugasanga umwe ni umuntu mwiza undi ugasanga nawe ni umuntu mubi. Rero nyine izina tuvuze uyu munsi ntabwo ari ryo tuvuga ejo. Niyo mpamvu nawe nakubwiye ko nitwa Amaka ariko nitwa Byishimo. Yaravuga ati nta kibazo muhungu wanjye. Byishimo ati none se mami basi urambabarire ko nakubeshye? Ati it's okay Byishimo wanjye, ngwino tugende nkwereka ahantu uzajya urara. Agira atya akamufata akaboko, ubona Byishimo yishimye anezerewe arimo amwenyura ariko agenda yitegereza inzu ari nakabaza ibibazo. Avuga ati nahise mami iri seriyano niho mu rugo ariko hano ni ibwami. Araseka avuga ati ariko Byishimo uri staboni pe. Byishimo ati gute se mami? None se hano simbona ari ibuzungu? Neza ni ibwami. Bagenda bakinjira mu cyumba cyiza kinini kirimo byose gishashe neza. Akamubwira ati Byishimo ahangaha rero niho uzajya urara. Ati mami yewe ndara ku buriri bwiza nk'ubu se? Oya yewe se narara ku buriri bwiza nk'ubu, ahubwo nzajya niryamira hano hasi. Ubundi njye namenyereye kuryama hasi. Ati oya uzajya uryama hano muri ubu buriri, ni uburiri bwawe, iki ni icyumba cyawe. Byishimo arabyemera. Asa aragenda akicuma bakamwitaho bakajya kumushopingira imyenda. Mbese ukabona ko ibyishimo ari byose kuri Byishimo. Bishika nijoro bamaze kurya no kunywa, Era afata Byishimo akamujyana mu cyumba asiga amworoshe akamusezeraho akajya mu cyumba cye nawe kuryama. Akimara kugenda kubera ko Byishimo aba atamenyerewe ibyo kuryama mu gitanda yiyoroshe neza ibintu ari sawa, arabyuka rwose akigira hasi akaba ariho yiryamira agasinzira. Nijoro cyane mu gicuku Era aza aje kureba umwana uko aryamye agasanga aryamye hasi. Atari kusemana yanjye nasize nkuryamishije nkoroshe washyitse hasi gute? Kandi akamuterura akamuryamisha ku gitanda asiga amworoshe nanone neza akagenda akajya kuryama. Byishimo arikangura asanga nanone aryamye mu gitanda, ariko n'ubundi kuko aba atabimenyereye arabyuka nanone akiryamira hasi.
gitondo breakfast imaze gutunganywa yaraza kumureba kugira ngo anitegure amujyane ajye kumushakira ishuri. Asanga n'ubundi aryamye hasi, amukangura ati mwana wanjye si kuki uri kuryama hasi? Byishimo ati mami ntabwo rega ibintu by'ibuzungu mbimenyereye, njyewe menyereye kwirarira hasi, ikindi hano hantu ni na heza kurusha aho twararaga. Ati oya mwana wanjye ugomba kwimenyereza kujya uryama mu buriri, uzajya uryama urare hasi kubera iki? Buriya ni uburiri bwawe. Byishimo araseka akamubwira ati ariko waramutse mami? Waramutse neza? Ati naramutse mwana wanjye, ariko ntukongere kurara hasi. Byishimo ahera akaseka agahaguruka yiruka ajya kureba Ethan. Nubwo ati waramutse daddy? Ethan ubwa mbere muri we hazamuka ikintu cy'ibyishimo kuko afite umuntu uri kumwita daddy. Byishimo azana ibyishimo bidasanzwe muri uwo muryango kubera ukuntu aba yimereye, ari umwana ushimishije, umwana uhora yisekera. Ethan yitegereza Byishimo akavuga ati mana ubu koko ni ibyishimo, azanye ibyishimo mu muryango. Ethan akanezezwa no kumva ari umuhamagara daddy. Azana amahoro n'ituze muri uwo muryango n'ibyishimo bitari byarigeze bihaba. Byishimo agira igikundiro habe mu bakozi ndetse n'abantu bose bo muri uwo muryango. Agakunda gufasha bose, agera mu gikoni asanga ari kurwana n'abakozi abafasha, bamubuza ariko akanga akabafasha. Asanga arabatera story abasetsa. Mbese ukabona ko hari impinduka muri uwo muryango nyuma y'uko Byishimo awugezemo. Iminsi iragenda ikicuma, Byishimo bakamujyana ku ishuri mu gitondo. Ethan mbere y'uko ajya mu kazi agatwara umwana ku ishuri, nimugoroba era nawe akajya kumufata. Ese ukabona ni byiza. Tuve aho ngaho twigire kuri Kiara we na Oga. Baba bavuye mu murenge, ubona ari ibyishimo kuri bose. Mu muryango wa Kiara baba bahari, Anna bahari, Amara ahari, Sky ari aho ngaho, Jarama ari mu birori, Ethan na Era nabo bahari. Ese abantu bose baba bahari barimo babwira Kiara ati rwose congratulation ku ntambwe nshya uteye, ubu ntabwo ukiri Miss, uri Mrs. Oga. Kiara nawe aba yishimye anezerewe, ariko mu mutima akavuga ati mana nakifuje ko ibi byakabaye ari ukuri atari ikinyoma gusa twahimbye.
niwe aba yababaye baba ari hafi aho ngaho akamureba akamubwira ati ubwo wababaye wabaze nuko umugore wawe yasezeranye mu murenge. Nirana abwira Gavi akamubwira ati ariko se Gavi n'ubu ntago urumva utuje nyine kumbona mbabaye, kumbona nyine ndi kwicuza, kumbona mfite agahinda ndi kukunezeza tu urumva uri kubyenjoyinga ati cyane ureba nanjye nagira ngo babare nk'uko nababaye. Nirane ubu ngubu ntabwo twasubiza ibihe inyuma, reka noneho nkubwiza ukuri. Numvaga ninkubwiza ukuri imbere uzandakarira ukaba wakiyunga na Kiara. Uburyo nashakaga kubabaramo naho ari bwubabaramo byose nakubwiye byari ibinyoma. Kiara ntiyigeze aguca inyuma, dore amafoto y'ukuri ahubwo ngendana nayo. Ahubwo nabwiye umuntu yakuraho umugore wa Joram ahantu hose nk'uko babikubwiye. Nabizi ko nabyo babikubwiye kuko nabaga mfite umuntu ntekera ibintu byose. Sky yabaga ari kumwe nabo kuva Kiara yatandukana na Joram. Ikintu n'iki na kimwe kigeza kibahuza. Joram yirutse inyuma ya Kiara, yewe anashaka no kumugira umugore wa kabiri, ariko Ayira arabyanga. Ikintu cyatumye menya byinshi kuri uyu mukobwa ni ukubera ko wansize ukamusanga kandi ubizi neza ko nagukundaga. Nirane ntabwo nari kuguhomba, ntabwo nari kwihanganira kukubona ubana n'undi mukobwa utari njyewe. Wowe uri uwanjye, tugomba kuzabana. Niba ndi umusaraba wawe ndi umusaraba wawe, niba ntashobotse nyine sinshobotse, ariko ngomba kuba umugore wawe. Ndarahira ku Mana yo mu ijuru nta mukobwa uzabana nawe utari njyewe. Nzajya mbisenya. Wowe uzaba umugabo wanjye. Ubona ari nde wundi muhungu twahura tugahuza? Ubona ari nde muhungu twahura nkamukunda nk'uko nagukunze? Babarira rero. Ibyo byose wikoresha, ibyo byose wivugisha, ngiye kuri njye ibyo ntacyo bivuze. Ugomba kuba umugabo wanjye ubishaka utabishaka, by fire by force. Ahubwo byaba njye ndi wowe nategura ubukwe ako tubana. Ahubwo ndagira ngo mumenyeshe ko ibyawe na Kiara byapfuye kubera ko ari njye wabyishe. Uriya mwana w'umukobwa nta buraragira, umukobwa wiyubaha, wihesha agaciro, utajya ugendera no mu ngeso mbi. Uriya ndamuzi cyane, ibaza ko muzi kukurusha kandi ari we mwakundanye. Ubundi gute utizeye umukobwa wakunze kandi ubizi neza ko inshuro nyinshi mwabaga muri kumwe, nta hantu yajyaga atakubwiye? Aho niho ubera injiji n'ikigoryi. Nirana tugize ngo iki Gavi? Uravuze ngo byose kara gatego yari imipangu yawe yo kugira ngo ntandukanye na Kiara? Fati cyane. Kandi ndakubwiye n'impamvu yabinteye. Nirana arumirwa neza kumva akozwe n'isoni, akumva ntari kumva neza ibyo Gavi ari kumubwira. Ati Gavi nizere kuri kwikinira. Ati njye ariko nta mikino ndimo. Ubundi waho ubera injiji. Uwarebaga uriya mwana w'umukobwa umeze kuriya ufite amafaranga ye yajya nko kuri nyine ibyo bintu yabibonera umwanya. Ibaze ko aba ari busy igihe cyose aba ari mu kazi. Rimwe na rimwe ajya abura n'umwanya w'inshuti nyine buriya nabwo buriya kugira ngo ajye aho utaba yabipanze.
urangije wizera ko koko kajya kwibeta akajya ajya muri ariya bagasohokana na ex ikimenyesha ko umukobwa akunda gutari umuzi neza. Niyo mistake wakoze. Ikintu ntabwo wamwizeraga. Iki kintu cyica amakupure nangwa se gisenya couple muri iyi minsi ni kutizerana. Iteka iyo utizera uwo ukunda nangwa se ngo mwizerane ikintu kiba kirimo. Wabuze icyizere ku mukobwa wakundaga, iherezo rya buri kimwe. Akira ko rero kiyari uyu munsi tuvugana n'umugore wa Oga agazigeraho umugore wa Nilan. Uzaba umugore wawe, mbigusezeranye mbigusubiriremo. Icyo byansaba cyose nzagikora, ariko uzaba umugabo wanjye. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese uri Nilan wakora iki? Wose uyu mukobwa wamugira umugore? Ese ubundi abantu bameze gutya koko babaho? Isaba ari urukundo waba ari ukwikunda. Inkuru yitwa Igikomere. Reka tuzahure mu bice bizakurikira. Nitwa Atete Obvious. Njye ndika kandi ni nanjye wiyubagezaho.